Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda. Uyu munsi biranga ariko ejo biba bizakunda. Nitwa Jean Bosco Kabayisenga, muzaniye amakuru agezweho muri aka kanya, aho tugiye kukubwira inkuru ibabaje y'akababaro itugezeho nonaha mu karere ka Burera, aho rwose inkongi y'umuriro yibasiye inyubako ya Majerwa, ibicururizwamo byose bigakongoka. Nk'uko muri kubibona ku mashusho, ibintu byakongotse cyane ndetse inyubako zirashya, nk'uko tubikesha kino kinyamakuru cyitwa Amizero Akadomo Rwa. Muri aka karere ka Burera rero ibintu bikaba bitoroshye, abantu basohotsemo birukanka, ibindi urabona ko na kizimyamwoto yifashishijwe ariko biranga biba by'ubusa. Majerwa yose irashya. Ni ibibaye nonaha rwose, ni amakuru tuhise twihutira kubagezaho kugira ngo n'ubundi nk'uko musanzwe mubituziho mujye muba uwa mbere cyangwa se aba mbere ku makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Nyemerera rero musabe gukora subscribe niba utari wayikora, niba waramaze no kuyikora ufungure notification kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Reka mwikaze ku buryo burambuye. Mu karere ka Burera inkongi y'umuriro yibasiye inyubako ya Majerwa, ibicuruzwa birimo birakongoka. Ahagana mu rukerera saa 10 kuri iki cyumweru tariki 26 Gicurasi 2024 nibwo inkongi y'umuriro yibasiye inyubako izwi nko kuri Majerwa. Aha hakaba hasanzwe habikwa ibicuruzwa bitandukanye mu gihe biba bitegereje gusohoka, birashya birakongoka. Ni inyubako iri mu mudugudu w'Amajyambere, akagari ka Bukinanyana, umurenge wa Cyanika, akarere ka Burera. Gusa kugeza ubu icyateye inkongi ntikiramenyekana, haracyakorwa iperereza. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Mwiseneza Jean Bosco yemeje aya makuru, avuga ko byabaye koko ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi y'umuriro rikaba ryahise ritabara bazimya uwo muriro izindi nzu zitarafatwa. Ati ishami rya polisi rishinzwe ubutabazi no kuzimya inkongi y'umuriro ryahise rihagera rizimya iyi nkongi ku buryo nta zindi nyubako zafashwe n'inkongi y'umuriro, nta muntu wahakomerekeye cyangwa se ngo ahasiga ubuzima. Hahiye ibicuruzwa bitandukanye byari biri muri iyi nyubako. Kugeza ubu icyateye iyi nkongi ntikiramenyekana, haracyakorwa iperereza. CIP Mwiseneza Jean Bosco akomeza agira inama abaturage yo kwirinda ibintu ibyo ari byo byose byateza inkongi y'umuriro no kwirinda gusiga bacometse ibikoresho bikoreshwa n'amashanyarazi, kugira ngo nyine inkongi y'umuriro itaza kuba yakataka cyangwa se yafata ibintu byose biba birimo. Aho yagize ati ubutumwa duha abaturage ni ukwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatera inkongi y'umuriro, kwirinda gusiga bacometse ibikoresho bakoresha by'amashanyarazi ku buryo bishobora kuba nyirabayazana y'inkongi y'umuriro, kwirinda kunywera itabi ahari ibikoresho bishobora gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ikindi ni ugushaka ibikoresho byifashishwa mu kuzimya umuriro bizwi nka kizimyamwoto cyangwa se fire extinguisher, bagasaba polisi ikabigisha kubikoresha no gusuzuma ko bitataye agaciro, gushyira inzu, ibicuruzwa n'amatungo mu bwishingizi no gutangira amakuru ku gihe igihe icyo ari cyo cyose hagaragaye inkongi y'umuriro. Ibyahiriye muri iyi nyubako biri mu bwoko butandukanye bw'ibicuruzwa, aho byari biri mu byiciro bibiri. Hari ibyari biri mu bubiko bw'ibyinjiye mu buryo bwemewe n'amategeko, n'ikindi gice cy'ububiko bw'ibyinjiye mu buryo bw'amagendu. Byose byahiye birakongoka, gusa kugeza ubu ntiharamenyekana ingano n'agaciro k'ibyangiritse kuko bikibarurwa. Ni mu gihe cyo kandi n'ubundi twe nka Iris Rwanda TV turakomeza rwose tukubwire byinshi bitandukanye, dukurikirane iyi nkuru rwose. Turakomeza dukurikirane iyi nkuru tukubwire byinshi bitandukanye. Ngahe nguko ibiri kubera mu karere ka Burera rwose, ubona ko ni inkuru ibabaje, ni inkuru yababaje ba nyiri uru ruganda, ni inkuru iteye n'agahinda birumvikana, kuko urumva Majerwa ni ikigo kinini, cyane ku buryo nyine iyo cyangiritse ibikoresho byangirikiramo ni byinshi, ni igihombo. Bikaba byabereye mu karere ka Burera rwose nk'uko maze kubikubwira, ibi bikoresho bikaba byamaze kuba byangirika. Ngahe nguko
Yes, nyemerera aya makuru nyakomereze kuri iyi inkuru ivuga by'umwihariko ku bantu bateka ibishyimbo, ni ukuvuga ngo ibyitwa mitiyu. Niba utuye mu mujyi wa Kigali cyangwa se no mu bindi bice byateye imbere, ushobora kuba uzi icyitwa mitiyu cyangwa se warigeze wacyumvaho. RSB rero ikaba yahishuye ikintu gikomeye abacuruza ibishyimbo by'umwihariko nyine bitetse bakwiriye kwitaho. Ikigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge RSSB gisaba abacuruza ibishyimbo bitetse kwita ku isuku yabyo, by'umwihariko bakita ku bintu bapfunyikiramo abaje kubigura, kuko batabyitayeho bishobora gutera ibyago birimo indwara zirimo na kanseri. Benshi mu bagura ibishyimbo bitetse hirya no hino babiterwa ahanini no kubura umwanya wo guteka ibishyimbo kuko bitinda ku ziko. Benshi usanga batita ku buryo batwara ibi bishyimbo baguze ndetse no ku buziranenge bw'ibyo baguze, kuko hari ababibika nabi bikagaga cyangwa bakagura ibidahiye. Abaganiriye n'umuryango.com bagura ibi bishyimbo bitetse bahuriza ku kuba batita ku buziranenge bwabyo n'icyo batwaramo, ko icyo baba bashaka ari ukubona ibyo bateka cyane ko batashobora kwirirwa babyitekeye. Umukozi ushinzwe porogaramu yazamukana ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gitsura ubuziranenge, Ndahimana Jerome, avuga ko biriya bishyimbo ababirya bakwiye kubyitondera cyane ngo kuko isuku yabyo ntaho bitegurirwa hamwe na hamwe hakemangwa. Yongeyeho ko ibyo bamwe bapfunyikirwamo baje kubigura nabyo bishobora kubatera ikibazo cyane, hari ibiba byanduye cyane rwose. Ati hari amabwiriza avuga ku buryo bwo gutunganya ibiribwa muri rusange, by'umwihariko ku bijyanye n'isuku. Ni ukuvuga hari ibintu bibiri, hari ugutunganya ibishyimbo bizwi nka mitiyu ndetse na mitiyu ubwayo. Buriya ubuziranenge bugirwamo uruhare n'abantu batandukanye, hari wowe watunganyije ibicuruzwa ndetse kandi hari nawe wabiguze. Ni ukuvuga ngo leta irasaba abaturage, by'umwihariko nyine abagura mitiyu, nimwe mubwirwa, irabasaba kwitwararika kubera ko ngo hari igihe rwose ushobora gukuramo ibibazo bikomeye. Ubushakashatsi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Women Health Organization bugaragaza ko buri mwaka ku isi ibyo kurya bitujuje ubuziranenge bigira ingaruka ku bantu basaga miliyoni 600, bikabatera indwara zitandukanye zirimo izikomoka ku mwanda ndetse bikanateza impfu z'abantu bagera ku bantu 420,000. Ubu bushakashatsi kandi bugaragaza ko 30% bapfa bitewe n'ibiribwa n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge baba ari abana bari munsi y'imyaka 5. Ni ukuvuga ngo kirazira gufata ibishyimbo wakuye nk'ahari hantu ukabigurira cyangwa se ukabigaburira umwana ukiri muto, by'umwihariko umwana uri munsi y'imyaka 5. Twabagiriye inama abantu ba Iris Rwanda TV, turabizi ko muri abasirimu cyane, ibi bintu mutabikora byo ujya kugura mitiyu ahantu hajabye, ahantu hasa nabi, ugasanga umugore ugiye kugupfunyikira yambaye igitenge gisa nabi aheruka gufura mu kwezi gushize, ugasanga nyine ni umuntu byonyine n'isafuriya cyangwa se ikindi gikoresho yaba yabitetsemo, ukabona wapi, ukabona ahantu biteretse wapi, ukabona ikintu agiye kubiguhamo wapi. Tugerageze tuba abasirimu, nicyo leta, ariko nta nubwo ari na leta, nawe ubwawe ku giti cyawe ushobora kubibona ko atari byiza. Nitwa Jean Bosco Abayisenga, iyi ni Iris Rwanda TV. Amwe mu makuru aba yiriwe avugwa niyo tugarutseho, by'umwihariko nyine aranze weekend. Reka ngushimire cyane ko ubana natwe, nizere ko wamaze no gukora subscribe, niba utarayikora yikore maze tujye tubana buri munsi. Ndagushimiye cyane wowe ubana natwe.